Umunyamideli Mbabazi Shadia wamenyekanye nka Shaddy ku mbuga nkoranyambaga yatangaje ko yamaze guhinduka cyangwa se agiye kwakira Yezu Kristo umwami n'umukiza. Yagize ati namaze igihe kinini naraheranwe n'agahinda, ikindi cya kabiri byatumye nishora mu ngeso mbi cyangwa se nifuza gushakira amahoro aho atari, nangira kunywa inzoga, nangira gusinda, nangira kwiyandarika, kandi ari ukubera agahinda nagize cyangwa se ari ukubera guheranwa n'agahinda. Meze mutesi cyangwa muraho wambwiye mine oyambwira bro Shaddy yavuze ko yamaze guhinduka nyuma y'igihe yaraheranwe n'agahinda cyangwa se yarigize agahinda gakomeye katumye yifuza gushakira amahoro aho atari cyangwa se akishora mu nzoga. Ubu ni ubutumwa uyu mugore yatambukije ku mbuga nkoranyambaga ziwe nyine agaragaza uburyo yagize agahinda gakomeye yatewe n'ibihe yanyuzemo, ndetse kandi rwose yaciye amarenga avuga yuko yahindutse kandi yifuza yuko abantu bamuhindura izina. Yagize ati sinyifuza kuba Shaddy, ndashaka kwitwa Akimana Ariane, kandi ndifuza kwakira Yezu Kristo nk'umwami n'umukiza akongera akaza mu buzima bwanjye. Mbabazi Shadia cyangwa se Shaddy cyangwa se Akimana Ariane yagize ati uyu munsi ndashaka kubasangiza ikintu cyanjye bwite. Bamwe muri mwe mwibuka umugore mwahoraga mubona mu mashusho yanjye ya kera, nanjye ndamwibuka rwose, ariko umenye ko atari we mugore ndiwe uyu munsi. Uyu mugore avuga ko ubu yatangiye urugendo rwo guhinduka kandi hari itandukaniro hagati ye na Shaddy wa mbere cyangwa se na Shaddy wa kera. Aragira ati mu gihe kinini numvaga narazimiye, sinari nyiri njye wa nyawe, nahuye n'ububabare nangira gushakira amahoro ahantu hatashoboraga kuyama by'ukuri. Ese ino message urura yumva neza? Yagize ati mu gihe kinini numvaga narazimiye, sinari nyiri njye wa nyawe, nahuye n'ububabare nangira gushakira cyangwa se ngashakira amahoro ahantu hatashoboraga kuyama by'ukuri. Ngo Shaddy ubu ngubu yatangiye urugendo rwo kongera kwerekana cyangwa se rwo kongera kugarura amashusho ndetse n'amavideo y'ibihe byo byashize ngo kugira ngo nyine abantu bamukurikirana cyangwa se abamukunda bazabe abagabo bo kuvuga yuko yahindutse koko bishoboka. Si ibyo gusa kandi yagize ati impamvu ngiye kubikora ntabwo ari ukugira ngo nigaragaze cyangwa se nirate ibigwi, ikindi cya kabiri si ukugira ngo mbereke uwo nari we, kandi ntabwo ari ukubera yuko ndi kwicuza, ahubwo impamvu nari ndi kubikora ndi kugira ngo mbereke yuko umuntu ashobora guhinduka koko bishoboka. Ngo agiye kongera agarure amashusho ndetse n'amavideo y'uwo yahoze ari we, ngo kugira ngo abantu cyangwa se abamukunda abanyarwanda, ngo kugira ngo noneho bazajye bavuga ko Imana ikora ndetse kandi rwose ngo ko nta muntu utahinduka. Natwe tukibaza tutse koko urugendo Shaddy yatangije azarusuza koko nk'uko Emeline Shanga nawe yarusohoje. Ngaho nguko rero rwose iyo yari inkuru ya Shaddy rero gukomeza kugenda ituninga cyane cyangwa se iri kuvugwaho n'abantu benshi hano mu Rwanda. Icyo ngusaba nta kindi, ese wo ku ruhande rwawe urabona koko Shaddy azahinduka? Urabona azabasha kwakira umwami Yezu Kristo n'umukiza? Ngiye ku ruhande rwanjye uko mbyumva rwose birashoboka kandi cyane birashoboka. Igihe cyose umuntu wese avuze ngo kino kintu nagikora bigakunda, akicara akabitekerezaho kandi akumva yuko koko ari byo, akabigerageza cyangwa se nyine akiyambaza Imana, ndabizi neza ko rwose birashoboka cyane yuko umuntu yahinduka akongera akaba mushya cyangwa se akongera nyine akirema bushya. Rero rwose abamucira urubanza ntabwo ari byiza. Shaddy wo ku ruhande rwawe urabona yahinduka ukabona nyine yakongera kwakira Yezu Kristo nk'umwami n'umukiza?